Mwongeye kwirirwa ku bakurikiye Cobra 250. Tugeze muri ya saha yo kubabwira ko ibintu byifashe mu Bushinwa, abanyamahanga uko bifashe. Tugenda tuganiriza abanyamahanga batandukanye, abanyafurika birumvikana, ariko cyane cyane by'umwihariko abanyarwanda. Ndagusaba nimba uri mushya kuri iyi channel gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo tubashe kujyana. Uyu munsi rero twabazaniye umunyarwanda birumvikana hano mu Bushinwa, turagira ngo tuganire, tugende tumubaza ibibazo bigiye bitandukanye, noneho wagende atubwira uko abaye hano mu Bushinwa, ibyo akora, nimba ari umunyeshuri, nimba akora, nimba nahatuye. Tudatinze rero reka tumwakire kuri kamera za Cobra 250 atangire atwibwira. Murakoze. Nitwa Ndakize Martin. Niga hano mu Bushinwa mu mujyi witwa Chongqing. Urakoze cyane. Ndakize Marite, wiga mu mujyi wa Chongqing, mu ihe kaminuza? Niga muri kaminuza yitwa Southwest University, mu Gishinwa dukunda kwita Xinan Daxue. Okay, urakoze cyane. Urumva umaze igihe kingana iki mu Bushinwa, muri Chongqing umaze igihe kingana iki? Maze hafi imyaka 2 ariko ntago iruzura neza, nzayuza mu kwezi kw'icyenda. Muri make umuntu ashaze kumenya Ndakize Marite. Ndakize Marite urebye ni umuntu kitubwire mu gakeya. Ndi umuntu Martin, Ndakize Martin ni umuntu ukunda Imana, ni umuntu ukunda gusabana n'abantu, ukunda kwifuza kugira icyo yamara kuri ino si. Ni ibyo ngibyo mu magambo make. Mu magambo make arabisobanuye. Nungo Ndakize Marite, urubatse? Ya, ndubatse ariko ntabwo ndabyara, nibwo ngishaka. Okay, ni byiza cyane. Okay. Uyu munsi rero turagira ngo tuganire nawe, tugenda tubaza ibibazo bitandukanye abanyamahanga, by'umwihariko abanyarwanda n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda, kugira ngo tubashe kumenya uko babayeho, ndetse n'abadukurikira kuri iyi channel yacu bamenye ngo ese umunyarwanda uri mu Bushinwa mu by'ukuri yabayeho ate, yiga gute, se niki kimugoye, niki kimuruhije nda kuko aba ari mu gihugu cy'amahanga. Muri urwego rero ngiye gutangira nkubaza utubazo tw'amatsiko, yenda ukigira hano mu Bushinwa, ndagira ngo ubwire abadukurikiye nk'ikintu wahise ubona bwa mbere mu maso yawe ukiruruka kivuga cy'indege. Ikintu cya mbere nabonye nyine abantu bavuga ururimi tutari tumenyereye. Nari naragize amahirwe yo kwiga ku rurimi ariko nari ntararumenya cyane. Icyo nicyo nahise mbona abantu batangiye kuvuga ururimi ntari namenya neza. Icyo ngicyo cyarangoye urebye ukuntu. Ikindi nyine iyo ugeze ahantu ubona nta banyafurika benshi, icyo gihe bibanza kugutonda, ariko nagize amahirwe ngiye mpurira n'abandi banyafurika, cyane cyane abanyarwanda bagenzi banjye, baranyakira, ubuzima mpita mbumenyera gutyo. Nta kintu kirenze cyangoye cyane kuko nari mfite notion y'ururimi rw'aha ngaha. Birumvikana. Nibwo bwa mbere wari usohotse ugiye hanze y'igihugu mu ndege ukiruka? Bwari bwo bwa mbere? Oya, ntago bwari bwo bwa mbere. Umwaka ubanziriza uwo naje hano, nari naratembere kandi muri Korea y'Amajyepfo, South Korea niyo nari nagiye. Nibwo bwa mbere nari nsohotse icyo gihe. Okay, nari maze kumenyera kubana n'abo bantu b'abazungu. Ntabwo bwari ubwa mbere mu magambo make, bwari ubwa kabiri ngiye hanze igihugu cy'u Rwanda. Urumva ko we uza mu Bushinwa, Marite aza mu Bushinwa, we yari afite experience yo kuba yaruri indege agasohoka akajya mu bihugu by'amahanga. Urumva ko experience yari ifite. Ikindi cya kabiri, ukimara birumvikana wageze mu Bushinwa, ugera ku kigo, ndagira ngo ubwire abadukurikiye kuri channel yacu, umaze nk'amezi 2-3, niki cyakugoye? Ikintu cya mbere cyabanje kungora nk'umuntu mushyashya, ibyo ari byose ubuzima bubanza kugutondaho ukuntu. Cyane cyane ibyangoye navuga ko ari ibiryo by'aha ngaha byabanje kutugora. Twari tutaramenya nihe twasanga ibiryo byacu abanyafurika dukunda kurya, kuko hano hari ibiryo bimwe na bimwe abashinwa bajya twe tutarya. Icyo ngicyo nicyo cyabanje kungora urebye cyane. Ikindi nari narize ururimi, ariko abazi Igishinwa bakita Putonghua. Putonghua niyo nari narize. Putonghua ni ururimi rukoreshwa n'umushinwa uwo ari wese
ariko agace nari ndimo hari ururimi bita ngo ni Chongqinghua rw'agace tubamo icyo gihe rwabanje kuntonda kuko ntabwo nigeze rwiga abantu bakavuga rimwe bikancanga simbyumve nkabasaba gukoresha ururimi abashinwa bose bakoresha arirwo twise Putonghua n'ibyo bintu bibiri cyane byangoye ibiryo ndetse n'ururimi rw'aka gace ko nari ntararumenya cyane ibyo nibyo byangoye cyane. Birumvikana iyo umuntu asohotse hanze y'igihugu avuye mu gihugu cyiwe ikintu cya mbere ahura nacyo ni communication ururimi muri rusange cyane cyane nk'iyo uje muri bihugu byo muri Aziya akenshi badakunze no gukoresha icyongereza reka mbivuga muri ubwo buryo usanga bigoranye cyane. Ubu ngubu ikindi kibazo nshaka kubaza cyangwa se ni nko kugira ngo tuvugeho gatoya wagira iki nk'umuntu uri mu Rwanda cyangwa se wumva ikinyarwanda dukujya kanya ushaka kuza mu Bushinwa? Ikintu namugira inama ubundi mu Rwanda tugira umugani bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Iyo uri iwanyu hari ibintu byinshi uba utaramenya tureke n'urwo rurimi wenda kuvuga ngo twize ururimi mu kindi gihugu hari ubuzima bwinshi tugenda tumenya. Njyewe nishimiye cyane uburyo abashinwa bakora cyane ni abantu bakora cyane uri umunebwe hano uhita uba umukozi cyane nabagira inama yo kwifuza kuza ahangaha kandi bagakora uko bashoboye kose kubwo kurwanirira cyangwa se kuzagira ejo heza cyane kuko hano hari byinshi cyane usibye ibyo twiga no kubana nabo hari ibintu byinshi tugenda tubigiraho byazafasha umuntu mu gihe kiri imbere. Niyo mpamvu rero nashishikariza abanyarwanda cyane urubyiruko tuzi abashinwa ahantu ibintu bazi cyane dushobora kubigiraho. Niyo mpamvu nifuza ko n'abanyarwanda bagira umwete bagashaka uburyo bwose bushoboka kandi tubasezerana ko twabafasha ibyo dushoboye. Twebwe twagize amahirwe yo kuza hano ibyo dushoboye byose nabonye kuri channel yanyu mwarashizeho ibintu byo kubwira abantu scholarship uburyo babona scholarship hano mu Bushinwa ndabizi kandi nizeye ko akazi ugakora neza cyane uzabafasha kandi bazaza nk'abanyarwanda bagenzi bacu baziga byinshi. Okay, birumvikana umuntu ushaka kuza mu Bushinwa kwiga ari mu rubyiruko mwagerageza gusurisha no tubivugaho bijyanye n'ama scholarship kandi uwakenera ubufasha wari wese twamufasha nta kibazo. Ikindi shaka kukubaza gatoya umaze rumva ugiye kumara hafi y'imyaka isaga 2 niko navuga uri hano mu Bushinwa ubonye igihugu cy'Ubushinwa ari ahantu umuntu yaza avuga ngo ndaje nje kwiga yenda ndarangije reka mpagume nshaka ubuzima? Yego okay twebwe nabanje kubabwira ko naje mfite notion ubu ngubu igishinwa umuntu amaze kumenya gisa nk'ikimaze kuzamukaho ukuntu iyo tubana nabo tubabona nk'abavandimwe kuba turi kumwe nabo bashobora kutubona ama opportunity amwe namwe ukarangiza kwiga ugashobora kuba wahitubona akazi ko hano kuri twebwe kubona akazi warangije ishuri ufite ibyangombwa bikwemera gukora hano biroroshye kubona akazi. Nabagira inama iyo waje ugakora ugashobora ururimi rwabo bakabona umuntu ufatika wizewe bashobora kukuha akazi. Amahirwe aba ari menshi cyane opportunity ni nyinshi hano ku muntu waje kwiga benshi bashobora kurangiza bari n'abakozi hano mu Bushinwa bashobora no kuhatura ubuzima bwaho tugenda tubumenyera tumaze kubafata nko mu rugo twarahamenyere. Birumvikana ukurikiye yicano ushaka kuza mu Bushinwa aho uri hose ntuzagira ubwoba uvuga ngo se ningira mu Bushinwa nkiga nzarangiza se mpabe mbona akazi. Birashoboka ko wakiga ukabona akazi kandi keza birashoboka. Ikindi nshaka ko tuganiraho muri iki gihe isi irimo ihura n'ikibazo cya coronavirus ko tubizi twese yatangiriye mu Bushinwa mu mujyi wa Wuhan ariko urabona ko yamaze kugera ahantu henshi ku isi ibihugu hafi ya byose ndetse no mu Rwanda rwacu dukundira hari yarahageze. Ndagira ngo rero ubashe kuba wagira inama nk'urubyiruko muri ibi bihe uburyo rwakwitwara kuko warebye ubona ko nko mu Rwanda igice kinini cy'abanyarwanda n'urubyiruko. Ndagira ngo ugerageze ubagire inama uburyo bafatanya na leta kugira ngo babashe guhangana n'iki cyorezo cya coronavirus. Murakoze numva icyo ari ikibazo cyiza cyane. Nk'urubyiruko ukuntu duteye hari igihe dukunda gusuzugura ibintu twumva ko dushoboye kuba twabinesha kubw'imbaraga zacu n'ubushobozi bwacu rimwe na rimwe bigatuma tutumvira amabwiriza amwe namwe bagenda baduhereza cyane abayobozi b'igihugu.
ariko muri iki gihe urubyiruko ndetse n'abandi bandi rusange nabagira inama, ikintu cya mbere ni kubahiriza amabwiriza bahabwa n'abayobozi, tukayubahiriza cyane, sinyavuga bagiye bayabwirwa cyane. Uretse n'ibyo wagenda ukurikirana n'ibyo twagiye tuganira ndetse n'ibyo ugenda wumva mu buryo bwo kwirinda iki cyorezo cyateye cya coronavirus, ariko cyane cyane kandi nabwo tugashyiramo ibintu byo gusenga Imana, kuko turindwa n'Imana. Ibyo dukora byose tugenda turindwa n'Imana. Kuba turiho niyo tugomba kwirinda, tugakoresha ubwenge twirinda, tukubahiriza amabwiriza, ariko cyane tugashyiramo gusenga Imana. Imana ntidutabara byinshi cyane tutabona. Urakoze cyane kuri izo nama nziza, kandi dusaba urubyiruko kugira ngo rufatanye na leta y'igihugu cyacu kugira ngo babashe guhangana na coronavirus. Ikindi nshaka ko tuganiraho ikibazo cy'amatsiko, usengera muri idini? Njyewe nsengera mu rusengero bita Pentecostal Power Church, ariko ndi umurokore, navuga ko urokore gusa. Ntabwo nkunda guha cyane imbaraga ibintu by'idini, ntabwo ari byo mpa cyane. Mpa agaciro cyane ngiye abantu bizera Yesu Kristo, nibyo nizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Aho basenga Yesu Kristo bose dushobora gusengana nta kibazo. N'abataramumenya ngira umutima wo kwifuza kuba nabigisha ijambo ry'Imana uko Imana yadushoboza, tukabaganiza ko hari byinshi byiza twabonye muri Yesu Kristo twifuza kuba twasangira n'abandi. Urakoze cyane. Ko amakuru mfite hano mu Bushinwa ko ngo ntabwo biba byemewe gusenga, n'iki ubigenza gute? Ubundi gusenga ntabwo umuntu yakubuza gusenga uko yabikora kose, kuko gusenga ntabwo ari ukwamiriza ngo tuvuge ku ijwi rirenga abantu bose babone ko turi gusenga. Mu mutima wanjye nshobora gusenga ntube wanamenya ko ndimo ndanasenga. Uburyo hano babitubuza, barabitubuza yego, ariko kuganira nk'uko twicara tukaganira tukavuga ku ijambo ry'Imana, ntabwo twakwamiriza ngo tubuze umutekano cyangwa se duce ku ruhande amategeko y'iki gihugu turimo. Ibyo dukora byose n'Imana dusaba gushyiramo ubwenge, tugomba gushyiramo ubwenge mu byo dukora byose. Turicara tukaganira tugasenga, ariko kandi tutagize uwo tubangamira, kuko dukurikije amategeko biba byiza cyane, n'Imana nayo irabishima kubahiriza amategeko. Urakoze cyane. Tugenda tugana ku musozo, nka Ndakize Martin, niko wavuze ko amazina? Ni amazina yanjye. Ndagira ngo ubashe kubwira abumva cyangwa se abadukurikira kuri iyi channel yacu Cobra 250 nk'inama mu buzima cyangwa se isomo y'ubuzima, nka Ndakize Martin ubashe kubabwira isomo y'ubuzima. Isomo Ndakize Martin nabanje kubabwira ndi umuntu wizera Imana. Wizera Imana ubuzima bwanjye bwose, kuva ndi umwana kugera iyi saha, iri segonda, ibyo nkora byose ngewe mbishyira mu biganza by'Imana. Ubuzima bwanjye bwose mbuharira Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo wikoreze urugendo rwawe rwose Uwiteka, nibwo imigambi yawe yose izasohoza. Niryo jambo rikomeye ngewe ritunga ubuzima bwanjye. Ndakora ngashyiramo imbaraga, ariko ibintu byose mbishyira Imana imbere, kuko nzi neza ndashidikanya ko hari ibintu byinshi cyane ndashoboye, ariko kandi nshobozwa n'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Niryo somo cyane njya ngenderaho. Ibyo nkora byose nshyira Imana imbere, kandi kubw'ibyo ngibyo ntabwo Imana yigeze ituma failinga. Byose nagiye nshobozwa nayo, kandi byose byagenze neza. Ubu ngubu mba mu buzima nishimye, kubera ko Yesu Kristo aduha amahoro n'ibyishimo. Nta kindi na kimwe gishobora kuduha amahoro, nta kindi cyatuma tujya success usibye kwizera Imana ndetse no kujya muri yo idushoboza byose. Murakoze. Urakoze cyane. Iyo ni inama nziza ugira urubyiruko ndetse n'abandi bose bareba yicano, uko Imana imbere, ibindi byose muzabyongererwa. Dusoza rero, ndagira ngo nkushimire ko wemeye kuganira natwe, kandi nizera ko ubutani twongera kugukenera inama tuganira ku bintu bitandukanye uzabasha kuduha karibu. Turahari nta kibazo. None ndagira ngo ubwire abadukurikiye kuri channel gukora subscribe. Ariko mbere yuko wenda dusoza, hari ijambo mfite ku mutima. Ndi umunyarwanda, kandi n'abakurikirana iki kiganiro benshi ni abanyarwanda cyangwa se inshuti z'abanyarwanda. Igihe turimo ni igihe imitima yacu yababaye cyane, igihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iki gihe hari amagambo abiri umutima wanjye unsaba kubahereza.
ijambo rimwe ni ijambo riboneka muri Yobu igice cya 14 ku murongo wa 7 vuga ngo erega haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka ndetse kikera amashami y'ibitontome. Irindi jambo ni iryo muri Yeremiya ibice 29 ku murongo wa 11 ijambo ry'Imana rivuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima wo kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Rero abanyarwanda twaciye muri byinshi bibabaza imitima yacu, ariko kandi dukunda kuvuga cyane kandi ni nayo terme dufite muri iki gihe idufasha dukomeze kwibuka ariko kandi twiyubaka tuzi neza ko Imana iri imbere yacu iyadutabaye muri kiriya gihe niyo ikimenya ubuzima bwacu buzaba bwiza, byose byacu dukora tubishyire mu Mana. Murakoze, mukomeze kwibuka kandi mwiyubaka. Murakoze cyane kubakurikira iyi channel. Icyo nababwira, u Rwanda ruri mu rwatangiye iminsi 100 yo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Icyo nababwira nuko tugomeze kwibuka twiyubaka. Kandi ikindi nimba uri mushya kuri channel gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze tujyane. Stay on touch.